Abasitari nyarwanda bafite depression batiwe na muzika nyarwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Yago Pondati. Element wowe uzava yivugisha ukuri. Uwo mwana nahuye nawe akorera ibihumbi 250 kuri production. Uwo mwana witwa Element nahuye nawe akorera ibihumbi 250 kuri production ku ndirimbo. Namuhaye 1 million run and flanks. Namwishiye 1 million run and flanks. Uwo mwana arabizi muri studio Counter Records twicaranye. Hari abitwa barumaga abo bose rumaga arabizi, Okamara arabizi, niyo Bosco arabizi. Barabizi ko nahaye miliyoni imwe umuntu witwa Element. Ariko kugira ngo indirimbo yanjye yime byasabye process ndende. Byabanje ko mbanza kumukatira ndabwa wacyana we wowe. Ko nakwishyuye amafaranga abandi bahanzi batarakwishyura. Wibuka muri asidi ushimira umbwira Yago ni we muhanzi wenyine unkoreye bino bintu, ni we wenyine maye no mafaranga, ni we wenyine. Ariko ejo bundi uranduye utangiye kuzamura ibitugu wowe n'imiziki nta n'imiziki biri gushishura wowe umuziki ugira n'uwuhe wowe Element umuziki ugira n'uwuhe wowe umuziki ugira n'uwuhe wowe imiziki biri gushishurira abahanzi nyarwanda kubera ikitambuka ngije. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga uwitwa MC Tino. Uyu mugabo nawe ngo yakoze ibihangano by'abantu aranapromotinga ariko abikora ku buntu. Iyo abajwe icyakuyemo amarira ashoka mu maso. Ku mwanya wa 8 turaza kuhasanga umuhanzi ukizamuka uwitwa Remedy. Uyu musore wa mu Ruhango yatangaga icyizere muri muzika nyarwanda ubwo yakoraga indirimbo akayita Landerod, indirimbo yakunzwe n'abatari bake, ariko natunguwe no kubona nawe ari kwiriza avuga ko ngo yakoze umuhanzi maze imiryango ikanga gukinguka. Ngira ngo ngerageza gukomanga ntibakingure brother. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi icyarimwe n'umunyamakuru Paxson. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwitwa Shiny Breezy. Uyu mugabo yari yaranabyivugiye mu ndirimbo ye yise Abayuda ngo azabiharira abanyirabyo cyane ko ngo bamukupira iminara. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga umuhanzi Billy Ruzima. Ku mwanya wa 4 turaza kuhasanga uwitwa Ama-G The Black. Bruce Melody namureze igihe kirekire kingana n'imyaka myinshi man. Komera Ama-G ntigira ikigoryi ntigira imbwa. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga uwitwa Sani. Uyu nguyu papa cyangwe avuga ko yageze anabomoza Bruce Melody ngo amuhe collabo, ariko uyu mukobwa icyo nakubwira kugeza kuri ubu ntabwo muzika nyarwanda nawe yamuhiriye. Ku mwanya wa 2 turahasanga Dashimu cyangwa se Dash. Uyu mugabo nawe yari afite inzu za kuzaba umuhanzi ukomeye, maze udufaranga yakusanyije twose aduhereza producer Rikiriki adukenyereraho arigendera. Uyu musani atarwara depression gusa ese hindura content maze yigira mu itangazamakuru akora ijambo ryahindura ubuzima ariryo rimutunze kugeza kuri ubu bya muzika yarabiretse. Ku mwanya wa 1 turahasanga umushoramari mu bya muzika kugeza amagingo ariko akaba yarabaye ikigarasha. Uyu nta wundi ni Badrama. Yaje ashaka kwamamara maze ashora muri muzika nyarwanda muri lebo yitwa The Men, birangira ahiye. Mu gushya kwe nta handi rero yahise asarira uretse gusarira kuri YouTube.